Ni amakuru agezweho ku Bugingo bw'Ijuru TV. Nyabugogo hagaragaye umugabo warufashe Bibiliya, kasike mu ntoki, w'umumotari ari kubwiriza abantu batamwitayeho, ariko we akavuga mu ijwi riranguruye ati: "Agenzwa nawe ni kuzagenzwa, ibyo wagize bizagusubira ku mutwe." Basubiremo mwumve ngo kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi, uziye amahanga yose uko wagenje niko uzagenzwa, ibyo wagize bizagusubira ku mutwe. Mugira amahoro ya Kristo. Amen. Bamwe bavuga ko yaba afite ikibazo cyo mu mutwe, abandi bati ese ni Imana yabimukoresheje kugira ngo avuge ibi bintu? Ese niye mpamvu byateye gufata Bibiliya akareka moto, akareka gutwara, ahubwo akavuga ijambo ry'Imana? Tuzi neza ko umuntu utwara moto cyangwa utwara abantu, uwo ni umuntu muzima, kuko ntuwatwara moto ngo utware umuntu utari muzima. Gufata Bibiliya byo nta kibazo kirimo, ahubwo kuvuga mu ijwi riranguruye nibyo byabaye igitangaza. Bamwe babigiraho urujijo. Amagambo yavuze arakomeye cyane, kuko niwumva iyi video urumva amagambo akomeye cyane. Agenzwa nawe ni kuzagenzwa, ibyo wagize bizagusubira ku mutwe. Basubiremo mwumve ngo kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi, uziye amahanga yose uko wagenje niko uzagenzwa, ibyo wagize bizagusubira ku mutwe. Mugira amahoro ya Kristo. Amen. Ese wowe uko uri kubyumva wumva ari ijambo ry'Imana koko, cyangwa nawe uri gushidikanya? Buri wese afite imyizerere itandukanye, ariko kwizera kwawe niko kugutera kubyemera cyangwa kubihakana. Twese twizera bitandukanye, ariko ijambo ry'Imana twese twemera ko ari inkingi nziza yagufasha kugendera ku buzima bwawe. Ese uyu mumotari wumva ari mukuri cyangwa nawe uri gushidikanya? Agenzwa nawe ni kuzagenzwa, ibyo wagize bizagusubira ku mutwe. Basubiremo mwumve ngo kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi, uziye amahanga yose uko wagenje niko uzagenzwa, ibyo wagize bizagusubira ku mutwe. Mugira amahoro ya Kristo. Amen.